nta interinete, nta ndege cyangwa bisi, abagabo n'abagore bakwirakwije inyigisho yo kwiteguza abantu kugaruka kwa Yesu isakara mu isi mu kinyejana cya 19 nk'umukungugu unyujijwemo umukubuzo. Ellen G. White, James White, John Andrews na bagenzi babo uwabazana mu isi uyu munsi hamwe na Facebook na YouTube channel babwiriza isi mu masaha 24. Mu bice bibiri byatambutse twababwiye imvo n'imvano kwivuka kw'itoro ry'Abadiventiste guhera ku mubaro wa mbere n'uwa kabiri kugeza bafashe izina mu mwaka 1863. Uyu munsi tugiye kubagezaho igice cya gatatu naricyo cya nyuma. Muri kumwe na Nkuru Nziza Bakate, tubahaye ikaze. Itoro ry'Abadiventiste ryahagurukiye ku matsiko yo kwibaza igihe Yesu azagarukiraho. Iki gitekerezo cyo gushinga amatariki yo kuza kwa Yesu ntikigeze kibava iruhande kugeza mu mwaka 1914 ubwo cyabayoyokagamo bamaze ku 144 barengaho abantu bake, mu gihe bari baradukanye indi myizerere ivuga ko impamvu umwami ataje ari uko bataruzura 144. Nyuma y'uko barenze ntibongeye gushinga amatariki nka rendezvous yo kuza kwa Yesu. Nyamara nubwo umuntu yavuga ko baranzwe no guhura n'urucantege rwinshi, ntibigeze bacika intege babikesha kwigana ijambo ry'Imana umuhati kandi nta kindi bagendeye uretse gushaka icyo Imana rivugiramo. Nyuma y'umwaka 1863 bamaze kubitorera mu izina ry'Abadiventiste munsi wa karindwi, icyagombaga gukurikiraho no kuryagura mu migabane yose. Muri uyu mwaka bari bamaze kuba 3,000 kandi babarizwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika gusa. Ariko inyandiko zabo zari zarageze i Buraya zihagurutse umugabo wari umupadiri mu itoro ry'Abagatolika bituma tumira intumwa kuza kubwiriza igihugu cye cy'Ubusuwisi. Uwo ni Bwana Michael B. Chekowski. Mu mwaka 1869 John Nevitt Andrews nk'intumwa ya mbere mu mahanga yoherezwa mu Busuwisi. Uyu ntiyari ubonetse wese kuko n'umwe muri bane bashinze iryo torero. Yari atangije nanone akazi katoroshye ko kwambuka imigezi, ibiyaga n'inyanja bajya kubwiriza isi. Mu myaka yakurikiyeho umurimo w'ibwirizabutumwa waragutse cyane, maze mu mwaka 1877 bafungura Denmark, mu mwaka 1884 bafungura Australia, mu mwaka 1885 bafungura Ubudage, mu myaka 1890 binjiye ibirwa bya Pasifika y'Epfo, Ubuhinde n'Ubuyapani. Kinyejana cya 20 cyatangiye bafite itorero cyangwa amatorero kuri buri mugabane, cyakora 80% y'abizera bose bari Abanyamerika. Ni ukuvuga abasaga 67,000. Ibi ariko ntibyatinda guhinduka kuko aho ubutumwa bugereye muri Rhodesia ariyo Zimbabwe ya none nk'ikimenyetso cy'uko no muri Afurika bari bayinjiyemo, byatumye abizera batumbagira baba benshi hanze y'Amerika kurusha Amerika imbere. Byose biterwa n'umuhati umuyobozi wa General Conference Arthur Daniel ashyiramo ndetse n'uwamukurikiye William Spicer. Iki gihe Uburaya bwari ubwa kabiri mu kugira abizera benshi, ariko wateranyaho Abanyafurika, Pasifike, Aziya n'ahandi bagahita baruta abo muri Amerika imbere. Byageze mu mwaka 1940 Afurika ifite abizera 48,000, Aziya ifite 60,000, Amerika y'Epfo ifite 15,000, Amerika ya ruguru ari 145, naho Uburaya bwari 102,000. Abizera bose bari 504. Aho hari mu mwaka 1940. Naho ubu ibarura riheruka ryagaragaje ko Abadiventiste ku isi ari 20,8,779. Ikigaragara ni uko mu ntangiriro z'ikinyejana cya 21 itsinda rito ry'Abanyamerika mu kinyejana cya 19 rwagati bashinze itorero ry'Abadiventiste umunsi wa karindwi ryahindutse umuryango mpuzamahanga. Nyamara ngo ntabyera ngo de, igihe ibyo ukora byose Satani nawe aba ari aho abicungira hafi, kuko umwe mu barishinze akaba n'umuhanuzi waryo ariwe Ellen G. White yatabarutse mu mwaka 1915 asigaye yanditse ko Abadiventiste batakira itorero ryatoranijwe n'Imana guhera mu mwaka 1888. Nta kabuza buri wese yakwibaza impamvu itorero ry'amateka nk'aya riva ku mwanya wo guhagararira Imana ku isi rigahinduka idini nk'andi yose. Nibyo tugiye kureba akantu ku kandi. Murakaza neza muri Leta ya Minnesota mu mujyi wa Minneapolis. Niho intangiriro ya byose iri. Gusobanukirwa neza ibyabera i Minneapolis mu mwaka 1888 biradusaba gusubira inyuma mu gihe byose bitangirana n'umwaka 1854.
ndi igisekuru cya gatanu cy'Abadivantisite umunsi wa karindwi. Sogokuru yitabiriye inama rusange y'1888 yabereye Minneapolis, nyuma aba perezida wa Local Conference ya Wisconsin mu gihe gito. Sinzi niba yari umwe muri bamwe banze ku mugaragaro ubutumwa bwa Wagner na A.T. Jones. Icyo nzi ngiye kubabwira ni ibyiswe kwanga kwakira umwuka wera. Ayo ni amagambo ya Ron Donfield, umukozi muri kaminuza y'Abadivantisite iherereye Michigan yitwa Andrews University, akaba ushinzwe inzu y'ibitabo y'iyi kaminuza yitwa James White Library. Tugiye kwifashisha igitabo cy'uyu mutangabuhamya Ron Donfield cyitwa Return of the Letter Rain, maze tumenye imvo n'imvano y'ibyabereye Minneapolis muri Minnesota byashize iherezo ku itorero ry'Abadivantisite nko kuba abantu bahagarariye Imana mu isi. Imyaka itari mike mbere y'uko igisa n'ikibyimba giturika, hari itandukano ry'inzangano byari mu matsinda abiri byari bimaze kugera ku yindi ntera, byose biturutse ku kuza k'umwuka w'imvura y'itumba yari yarahanuwe na Ellen G. White mu mwaka w'1858. Gutegereza umwuka wera ari imvura y'itumba bumvaga ari igisubizo ku bibazo batari barasobanukiwe, cyane cyane ikibazo cy'amategeko, kuko bari baragaruye isabato bayigaruranye n'andi mategeko yose. Ariko Joseph Haven Wagner wari umaze imyaka 2 abaye umudivantiste mu mwaka w'1854 yanditse igitabo cyitwa Laws of God, ku mategeko agaragaza ko nta tegeko na rimwe ryavuyeho yaba y'imihango cyangwa icumi. Uyu yari asanzwe ari umuhanga mu bwanditsi kuko niwe mutoza w'abanditsi b'amagazeti akomeye yakwirakwije ubutumwa bw'Abadivantisite. Ayo magazeti ni The Present Truth, Review and Herald ndetse na Signs of Times, ukuri kw'iki gihe, urwibutso n'integuza ndetse n'ibimenyetso by'ibihe. Yaje mu itorero yari asanzwe ari umwanditsi mu kinyamakuru, yabaye umuyobozi mukuru w'igazeti The Signs of Times imyaka isaga 30. Iki gitabo cya Joseph Haven cyahise gihangana n'icya Owen Crozier nawe yanditse cyitwaga Laws of Moses. Ibitabo byombi bihita bikurura impaka kugera n'ubwo James White akuye ku isoko igitabo cya Haven Wagner mu rwego rwo gucubya amakimbirane, ariko impaka n'amatsinda cyari kimaze kurema byagumye aho indi myaka 30. Ibintu birushaho kuba bibi nyuma y'urupfu rwa James White mu mwaka w'1882. Ya matsinda yari yasinziriye yarakangutse, kandi noneho biza bikomeye cyane, ndetse iri torero ryari rimaze kugira igisekuru cya kabiri kuko ryari rimaze imyaka 38 uhereye kuri Mirere. Umuhungu wa Haven Wagner witwaga Erit Joseph Wagner yari amaze kumusanga mu bwanditsi kandi azanye imyumvire mishya. Ku rundi ruhande hari uwitwaga Alonzo Travier Jones, cyari ikibazo cy'igihe akamenyana na Wagner bakanahuza imyumvire. Ubwo naniko ikibyimba cy'imyaka 30 cyari kirimo gihisha ngo kimenekere muri General Conference y'i Minneapolis. Iyi nkuru yihinduye filime. Erit Wagner na Alonzo Travier baba ari abakinnyi b'imena, niba ari inkuru y'urugamba baba ari abajenerali. Kuvuga ibyabereye Minneapolis utavuze Wagner na A.T. Jones ni nko kuvuga urugendo rw'Abayisiraheli mu butayu utavuze Mose na Yosuwa. Rero ni byiza ko tubanza kumenya aba bagabo neza abari bo. Erit Joseph Wagner yavukiye i Barabo muri Wisconsin ku ya 12 Mutarama 1855. Avuka kuri Joseph Haven Wagner na Marietta Hall Wagner. Yari umwana wa gatandatu mu bana 10. Se yinjiye mu itsinda ry'Abadivantisite mu mwaka w'1852. Erit Wagner yize muri Battle Creek College, ubu ni kaminuza ya Andrews. Nyuma arangiza ari umuganga muri kaminuza y'ubuvuzi ya Bellevue mu mujyi wa New York. Yamaze igihe runaka ari umukozi i Battle Creek Sanitarium. Muri icyo gihe yashakanye na Jessie Moser, bari bahuriye muri Battle Creek College. Jessie na Wagner bamaze kugira abakobwa babiri, Bezi na Piri, bimukiye muri California ahagana mu mwaka w'1880. Ari naho yabaye umuyobozi w'ibitaro byitiriwe Mutagatifu Helena cyangwa se Saint Helena muri California. Wagner bakunze kwita Dr. yakoze akazi k'ubuvuzi kugeza mu mwaka w'1884 ubwo yasangaga se mu gazeti yitwa The Signs of Times kumufasha ubwanditsi. Aha Wagner yari amaze kugira imyaka 28. Umwanzuro wo kujya gufasha se awufata nyuma mu gisa n'iyerekwa yagiriye muri camp meeting yabereye i Hillsborough muri California mu mwaka w'1882. Ellen G. White atangamo icyigisho cyavugaga ku buntu. Ubwo Wagner yagarukaga ku byamubayeho muri iyo camp meeting, yavuze ko ari nk'ibyabaye kuri Paul mu nzira ajya i Damasiko. Yavuze ko yiboneye Yesu amubambiwe. Bitandukanye na Wagner, Alonzo Travier Jones we yinjiye mu Badivantiste afite imyaka 23. Ubu yavukiye muri leta ya Ohio mu mwaka w'1850.
yakoreye igisirikare cya Amerika amezi 18 kandi yarwanye intambara zo mu mwaka 1873 nyuma aza kuva mu gisirikare. Ku ya 8 Kanama 1874 Jonas yabatirijwe i Warawara, uru n'urusengero rukomeye na n'uyu munsi muri leta ya Washington. Iki gihe yari ashishikariye gushaka Uwiteka mu minsi mike yari yakiriye umucyo, aza guhabwa igihamya cy'ibyaha yababariwe. Nyuma yahise yinjira mu bikorwa by'ivugabutumwa no kuzamura amatorero mu majyaruguru y'uburengerazuba. Mu mwaka 1877 yashakanye na Francis Pato. Umwaka ukurikiye yagizwe intumwa, aza no guhabwa andi mahugurwa i Battle Creek. Ibyo Jonas yamenye byose yabikuye mu muhato watangaje benshi wo gusoma. Guhura kw'aba basore bombi barutanaga imyaka 5 byari ukugarura Paul mu kinyejana cya 19. Jonas imyaka 34, Wagoner imyaka 29. Aha turi mu mwaka 1884. Bahurira mu bwanditsi bwa The Signs of Times. Haven Wagoner yakuruwe cyane n'ingingo Jonas yigeze gusobanura muri iyo gazete mu mwaka wari ushize, aribwo Jonas yanahuye n'uwo muryango. Iyi article ya Jonas yakunzwe na Haven Wagoner, se wa Eric Wagoner, niyo yazanye Jonas mu bwanditsi. Ikibazo cy'amategeko cyasaga n'ikimaze gusaza, aba basore mu buryo batazi nacyo bagihinduye igisore, dore ko cyanganyaga na b'imyaka. Ikibazo cyongera gutangira ndetse impande zombi zikongera kwigaragaza ubwo Wagoner muto yasohoraga igitekerezo cye ku Bagalatiya igice cya 3 mu gazete The Signs of Times ku ya 11 Nzeri 1884. Asobanura amategeko 10 ko ariyo mategeko mbonezamubano avugwa mu Bagalatiya igice cya 3, ko atari y'imihango avugwamo. Ibi bihita bivuguruza imyumvire yasaga n'iyafashweho umwanzuro mu myaka 30 yari ishize. Iyi article yahise yamaganirwa kure na Perezida wa General Conference George A. Butler na Uriah Smith, umwanditsi w'ikinyamakuru Review and Herald, bifatanyije n'abagabo bakomeye aribo perezida benshi b'Amarokal Conference, cyane cyane abasaza nka L.M. Kirigo wa Illinois, J.H. Marson wa Iowa, L.A. Underwood wo muri Ohio na A.D. Van Horn wo muri Michigan, ndetse n'ababwirizabutumwa bahise bihutira kunyomoza Wagoner. Uyu mwaka wa Wagoner yawumaze asobanura ingingo zivuga ku sano riri hagati y'amategeko n'ubutumwa bwiza. Ingingo zose yasohoye zateje inkeke zifatwa nk'izigiye gusubiza abizera mu mwiryane. Perezida wa General Conference Butler na Uriah Smith bafashe umwanzuro wo gutegereza Ellen White wari mu Bwongereza, ariko akaba yaragombaga kwitabira amateraniro ya General Conference y'umwaka 1885 maze bakamubwira ibyo Wagoner ari gusohora. Mu bintu byari biteye ubwoba Butler ni ukuntu Wagoner yari arimo avuguruza umubwirizabutumwa wari ukomeye muri ibyo bihe witwaga Conwright. Uyu yari ku ruhande rw'abayobozi bakuru b'itoro bavugaga ko amategeko ari mu Bagalatiya umurongo wa 19 n'uwa 20 ari ay'imihango. Yanabyanditseho igitabo cyari kimaze hafi imyaka 10 cyitwa Two Laws. Kubona rero umusore imyaka itarashika 30 aza kuvuguruza abasaza nabyo ubwabyo babifashe nk'ikosa. Kindi cyari giteye ubwoba Butler nuko Wagoner ashobora kuganiza Willie White, umuhungu wa James White wari kumwe na nyina mu Bwongereza, kuko ise James White na Andrews na Battersea bari baramaze kwanzura ko amategeko avuga muri uriya murongo ari amategeko 10, nyamara mu buryo batazi bakaza kuva kuri iyo myumvire bakajya ku ya mbere yemezaga ko ari ay'imihango, ndetse bakanabyanzura batyo. Ntabwo igihe cyari kigitinze ngo inyandiko za Wagoner na Jonas zimere nk'iziri kwandikirwa munsi y'ibirimo by'umuriro. Bahise bashinjwa kuyobya abanyeshuri babo bigishaga muri Hillsburg College, ishuri ryatozaga abavugabutumwa. Mu mwaka wa 1885 batambutse batabahagaritse, ariko Butler guhangayika ari kose ahita yandikira Ellen G. White amubaza impamvu arebera abana bakavuguruza ibintu byamaze gufatirwa umwanzuro mu myaka ishize myinshi. Ellen G. White mu kumusubiza yandikira Wagoner na A.T. Jones ababwira ko ibyo barimo ari ukubuza umwuka wera gusukwa mu gihe abantu bawutegereje. Iyi baruwa ntiyigeze bageraho kuko itigeze iboneka. Kutabageraho bituma bikomereza akazi, maze mu mpeshyi y'umwaka 1846 basohora uruhererekane rw'inyigisho ku mategeko yo mu Bagalatiya. Noneho bakerura bavuga ko umushorera uvugwamo nta kuntu yabatera amategeko y'imihango. Butler aho kugira ngo abone igisubizo kivuye kuri Ellen G. White, ahubwo za series zakomeje gusohoka muri Signs of Times, gazeti bishingiye yakoraga nka internet ya none. Abona niyo abasore bari gukomeza gukoresha bavuguruza amahame yamaze kwizera. Butler yongera kwandikira Ellen G. White nk'uwamwigaragambyaho amubwira ko natagira icyo akora ngo ahagarike Wagoner na Jones. Wagoner na Jonas bari bugumure 3/4 by'abizera. Ellen White yakomeje gutuza ategereje ko ikibazo cyakemukira muri General Conference 1886. General Conference yarashize iragera, ariko Butler ntiyaboneka
cyakora yohereza abamuhagarariye bajyanye n'igitabo cy'amapaje 45 yanditse avuguruza abagoneri na Jonas. Iyo nyandiko ya Butler yitwaga amategeko yo mu Bagalatiya. General Conference ntiyakemuye iki kibazo kuko hari abavuze ko batari bakizi. Uyu mwaka w'igihumbi 1886 ujya kurangira mu kwezi kwa 11 n'ukwa 12, Butler yandikiye Ellen White kabiri amubwira ko abantu bamaze imyaka myinshi bategereje icyo avuga kuri ziriya mpaka, nyamara akaba yarahisemo kwicecekera. Nyuma ariko mu ntangiriro z'umwaka w'igihumbi 1887 none Ellen White agira icyo avuga, yandikira abagoneri na Jonas, yohereza Butler na Smith iyo kopi. Muri iyi baruwa Ellen White abwira Jonas na wagoneri ko atigeze abona umwanya wo gusoma ibyabo, none akaba ashaka kubumva. Cyakora mu myaka 20 yari ishize yari yarigeze kwandika avuga kuri wagoneri mukuru ko imyumvire yari afite ku mategeko yo mu Bagalatiya itariyo, kandi iyo yari afite niyo wagoneri muto na Jonas bari bagarukanye. Jonas yasubije Ellen White ati nta mugambi n'umwe dufite wo gucamo itorero ibice, kandi nta n'indi baruwa yawe yigeze tugeraho mbere y'iyi. Wagoneri yahise ahugira mu gusubiza inyandiko ya Butler na akora indi yitwa The Gospel in Book of Galatians. Iyi nyandiko yaje gusohokamo igitabo mu mwaka w'igihumbi 1888 ku itegeko rya Ellen G. White. Mu mwaka w'igihumbi 1887 hafi ya wose Ellen White yawumaze mu Busuwisi, ntiyakomeza kugira uruhare runini mu byari bikubera muri Amerika. Cyakora akomeza kwandikirana na Butler bavuga kuri icyo kibazo. Ellen G. White yakomeje kuvuga ko haba abagoneri Jonas na Butler nta numwe ukwiye kuvuga ko afite ukuri kose ku mategeko ku buryo yakwita undi umunyabinyoma. Ibintu byari bimaze gufata indi ntera, ikibazo cyahindutse gutsindishirizwa bihabanye n'amategeko. Amatorero yose yari amaze kubimenya kandi ari gusaba ibisobanuro by'ukuri. Ikibazo cyinjira no mu buhanuzi, maze Jonas agasobanura agahembe gato mu buryo butandukanye n'ubwa Uriya Smith wafatwaga nk'impuguke mu buhanuzi. Aha byari bayi kumwe amazi arenga inkombe. Wagoneri na Jonas bahise bakikizwa n'abanzi basangiye kwizera, bazize ko ari bato batakumva ibintu neza kurusha abasaza bashinze itorero mu myaka 38 yari ishize. Igitaraganya Ellen White ava mu Busuwisi we na Willy White bagasanga Amerika basize yarabaye indi, ibice byaracitse. Butler n'abandi bayobozi bari kwishakira bajya ku ruhande rwabo. Intangiriro z'umwaka w'igihumbi 1888 Ellen White n'umuhungu we bazimara basura amatorero ya Amerika, banakora inama n'intumwa hagambiriwe kongera kwiga ubuhanuzi, amateka n'amategeko. Bigera mu mpeshyi y'umwaka impande ebyiri zigaragara zihanganye bikomeye, hafatwa umwanzuro y'uko iyo nama ari izakemura icyo kibazo muri General Conference y'uwo mwaka w'igihumbi 1888. Umwaka Ellen White yavugaga ko ariho bazasukirwa imbaraga y'umwuka wera. Igihe cy'amateraniro ya General Conference cyarashize kiragera, guhera tariki 10 z'ukwezi kwa 10 kugeza kuri 4 z'ukwezi kwa 11. Tugiye kwinjira muri aya materaniro tumenye neza uko byagenze, icyari isukwa ry'umwuka wera rigahinduka iherezo ry'Abadiventiste ku mwanya wo kuba itorero ryasigaye. Turi kuwa gatatu tariki 10 z'ukwezi kwa 10 igihumbi 1888 mu ntara Minnesota mu gace ka Minneapolis. Abantu bose bamaze kugera ku rusengero kuko niwo munsi wo gutangira amateraniro. Abantu bose hamwe ni 500, harimo abayobozi b'amatorero n'intumwa 96 bahagarariye ibihumbi 27 by'Abadiventiste bose ku isi y'icyo gihe. Uyu munsi amateraniro yafunguwe n'icyigisho cya Ellen White ufata ijambo inshuro zirenga 20 muri aya materaniro. Uriya Smith yashize ahabona ingingo zateje impaka zigomba kwigirwaho, arizo amami 10 avugwa muri Daniyeli, ubumana bwa Yesu, kunyamaswa ikiruruguma rwica, gutsindishizwa kubwo kwizera. Mu gitondo kuwa 4 tariki 11 n'ubundi amateraniro yafunguwe na Ellen G. White. Aya namwe mu magambo yavuze muri icyo gitondo: uko twese twateraniye hano turashaka gukoresha neza igihe cyacu, ntidukwiye gupfusha amahirwe cyangwa umwanya uwo ari wose ubusa. Niba hari igihe dukeneye umwuka wera kubana natwe, niba hari igihe dukeneye ko umwuka wiyerekana niki, umubatizo wa mwuka, iki nicyo gihe ukatugeraho. Dukeneye umwuka wera nonaha, kandi aha nta kundi gutegereza. Icyo dukeneye ni umubatizo wa mwuka wera. Bitabaye ibyo ntidukwiriye kuva mu mazu yacu ngo tugiye kubwiriza ubutumwa ku isi. Nk'uko Yesu yategetse intumwa kuguma i Yerusalemu kugeza basukiwe umwuka wera, Yesu yari azi ubukene bwabo, abasaba kuguma mu mago yabo. Natwe nitutabona umwuka wera, ikiza ni ukwigumira mu ngo zacu.
Ku mugoroba wo kuwa gatanu tariki 12 batangiye kwitegura isabato, intumwa zongera guhurira ku rusengero rwa Minneapolis kugira ngo bumve umusaza Francis Wolf yatanze ikibwiriza giteye ubwoba, avuga ko itorero riri mu bihe by'intege nke no kwangirika bikabije. Ati nta mahoro, nta munezero, nta n'umwuka bikiranga itorero ryacu. Ku gicamunsi cyo kwisabato ku 13 Ukwakira, Ellen G. White yavuze ku kamaro ko gutura mu rukundo rw'Imana. Ati utuye mu rukundo rw'Imana mu cyimbo cyo kwitotombera ibimubaho ahubwo azamura amashimwe. Ku cyumweru no kuwa mbere tariki 14 na 15 Ukwakira, Ellen G. White yamaze igihe asubiza ibaruwa y'impapuro 39 ya George A. Butler utari wabashije kuza kuko yari arwaye cyane. Ellen G. White yabonye ibaruwa ku rwandiko rumushinja kutagira icyo akora mu byabaye byose. Kuri uwo wa mbere yanditse ibaruwa izashyirwa George A. Butler wari umaze amezi 13 arwaye. N'ubundi ku wa mbere y'uko amateraniro rusange asoza, Smith yavuze ko ikibazo cyo muri Daniel 7 nacyo kigomba kubanza gufatirwa umwanzuro. Mu mwaka 1884 Jones yari yarahawe inshingano zo kwiga amami 10 avugwa muri Daniel, cyakora mu kugera ku mwanzuro azana imyumvire itandukanye n'indi yari imaze imyaka 40. Ibi bitera ubwoba Uriah Smith, Chief Editors wa Review and Herald. Jones we mu kwirinda impaka yandikiye Smith inshuro 2 amusaba ibimenyetso ku myumvire ye ku buhanuzi bwa Daniel 7, ariko Smith amusubiza ko yabuze umwanya wo gushaka ibimenyetso kubw'akazi kenshi. Nyuma yaha nibwo Jones yatangiye gusora ibyo yabonye mu kwiga Daniel 7 abinyuza mu magazete The Signs of Times. Jones yavugaga ko amahembe 10 ari muri Daniel ari amoko y'Abadage yitwaga Alemani, naho Smith yari yaramaze kwemeza abantu ko ayo mahembe 10 ari abitwa Abahanis. Aba ni abantu b'indwanyi muri Aziya yo hagati n'Uburaya bw'Uburasirazuba bahoraga bazerera. Inyandiko ya Jonas nakomeje kwita Jones ariko ni Jonas yakomeje gukwira ariko ikomeza guteza ikibazo Smith, bituma Willie White abijyamo bombi abaha umwanya ngo abumve neza. Aza gutangaza ko Jonas ariwe ufite ibimenyetso bifatika ku mahembe 10 ko ari Abaremani. Ikibazo cy'ubuhanuzi kizwana muri iyi conference kuko na Butler yari yaragaragaje Jonas nk'umuntu ushaka kuzanira itorero ibibazo avuguruza amahame yarangije kwizerwa. Tugeze ku wa gatatu tariki 17 amateraniro amaze icyumweru kandi Abakristo bagomba gutaha, hagasigara abayobozi n'inkumi 96 bose hamwe. Smith yahatirije abantu asaba ko abantu mbere yo gutaha batora kugendera ku myumvire imaze imyaka 40 cyangwa gufata imishya ya Jonas. Aya matora aburizwamo na Wagoner avuga ko abantu bakwiriye kwigana ijambo ry'Imana, kwizera akaba ari ryo rikemura impaka, atari amatora akwiye gukemura impaka zabaye ku ijambo ry'Imana. Uriah Smith yuririra ku magambo ya Wagoner atangaza intsinzi y'uko batinya amatora. Amateraniro rusange arangira ku wa gatatu tariki 17 abantu bagataha, noneho abayobozi bagatangira andi guhera tariki 17 z'ukwezi kwa 10 akageza kuri 4 z'ukwezi kwa 11. Ubu nibwo impande zihanganye ziba zigiye gutanga ibimenyetso ku ngingo zitavugwaho rumwe. Nubwo George Butler abadahari ariko abayobozi bakuru b'Amarokari Conference n'abandi basaza batangiye itorero baba bahari kandi bari ku ruhande rwe. Ngabo abantu Wagoner ku myaka 33 na Jonas ku myaka 38 baba bagiye kujya impaka ku ijambo ry'Imana. Abakristo basezerewe saa 3 za mu gitondo zo kuri uwo wa gatatu bagenda babonye umwuka utari mwiza namba mu bayobozi bakuru babo n'intumwe, nyamara ibyo babonye byari intangiriro. Ibirenze byakanze kwizera kwabo byari bigiye kuba badahari. Abakristo bakirenga umutaru, urukuta rw'urukara rwamenetswe mu rusengero rucibwamo impande ebyiri. Rumwe rwandikwaho ko amategeko yo mu Bagalatiya ari ay'imihango, hasi handikwa izina rya G.H. Marison wagombaga kubisobanura. Uyu yari umuyobozi wa Rokari Conference ya Loa. Mu kwerekana ko ibintu bitoroshye asinya munsi y'izina rye. Urundi ruhande rw'ikibaho rwanditsweho ngo amategeko ari mu Bagalatiya ni amategeko 10. Munsi handikwa izina rya Wagoner ariko we yanga gusinya avuga ko ataje mu mpaka. Marison n'abandi basaza b'itorero bavuga ko abantu batsindishizwa n'amategeko, naho Wagoner na Jonas bakavuga ko dutsindishizwa n'ubundi kubwo kwizera. Wagoner yahawe icyumweru cyose ngo asobanure, agaragaza ukuntu Abadiventiste babwirije amategeko y'Imana maze bakibagirwa kwizera kwa Yesu. Avuga ko amategeko ari amanyantege nke cyane mu kweza umuntu, igihe kwizera kwaba kwashizwe iruhande nta kindi amategeko amara usibye guciraho iteka uwayishe. Avuga ko amategeko aduhamya ibyaha naho kwizera kukatwaturiraho gukiranuka. Muri iki cyumweru Wagoner yerekanye ubutumwa bwiza icyo ari cyo, yerekana kwizera kwa Yesu kandi yerekana gutsindishirizwa. Anerekana ukuntu byose bikorana n'amategeko nk'ukuboko kw'iburyo n'imoso.
Ellen G. White nyuma yaje kuvuga ko atari yarigeze yumva ubutumwa bwiza nk'ubwo Wagner yigishije muri icyo cyumweru. Uriah Smith yahawe akanya gato ko kuvuga kuri Wagner, arangije avuga yuko uwo utakwitondera inyigisho za Wagner byamuta kure. Avuga ko atumva impamvu Wagner agereranya igitabo cy'Abaroma n'Abagalatiya nk'uko Wagner yari yabikoze ku wa gatatu tariki ya 19. Ku Isabato no ku Cyumweru impaka zabaye zihagaze. Ni Ellen G. White wabwirije ku Isabato no ku Cyumweru. Ku Cyumweru yigishije umutwe w'amagambo uvuga ngo ubwoko bwatoranijwe. Yavuze ko ab'Imana yatoranije bakwiye kuvana amaso mu isi bakareba mu ijuru. Yavuze ko igitambo Yesu yatanze gihagije kuri bose. Ku wa mbere ku rusengero rwa Minneapolis bakiye telegrame yoherejwe na Butler abwira abari ku ruhande rwe gukomeza ku mahame wo kumwaza Wagner na Jonas. Inama yaretse kuba isenga ihinduka impaka z'induru no gukwena Wagner na Jonas. Nubwo bataretse gukorana umutuzo buri uko bahawe akanya, iyi myitwarire irenga Ellen White na Willie White n'indi ntumwa imwe bakava mu nama bakajya gusenga mu cyumba cy'urusengero kitari cyakoreshejwe nyuma yo kumara umwanya munini bahosha urwango ruri kugaragarizwa Wagner na Jones, ariko bikaba iby'ubusa kuko uruhande rwa Morrison ruba rwarubiye. Ku mugoroba Ellen White yatangiye kwandika kuri iriya nama asaba ko amagambo yayivuzeho atazasobanurwa ukundi. Yabwiye abantu ko aribwo bwa mbere yakumva uruhande rwa Wagner na Jonas, kandi akaba atangajwe nuko aribwo butumwa bugezweho ndetse bwa marika wa gatatu. Nyamara abantu bakaba ariko bwanga. Yavuze ko yicujije impamvu abantu benshi batashye batumvise noneho uruhande ahagazemo, ariko ako kanya yatangiye gusubiza ibibazo bigira biti: ese uratekereza ko hari undi mucyo toro rizongerwa? Ashize amanga arasubije kandi arandika ati cyane. Ku wa kabiri Willie White na nyina ntibagarutse mu nama kuko bari bamaze kugaragarwaho kubogamira kuri Jonas na Wagner. Ubu noneho hakurikiyeho Morrison, Kirigo na Uriah Smith basenya ibyo Wagner na Jonas berekanye. Wagner yerekanye ubutumwa bwiza bwo mu Bagalatiya, naho Jonas asobanura ubuhanuzi. Tariki enye z'ukwezi kwa 11 amateraniro yarasojwe. Amateraniro asozwa abantu batemeranije niba amategeko yo mu Bagalatiya ari 10 cyangwa ay'imihango. Ibi byatewe nuko abantu bavuze ko nihatorwa umwanzuro wo gushyigikira Wagner na Jonas, abakristo batazongera gushyira mu bikorwa imyanzuro ya General Conference. Nubwo abantu batashye batemeye ubutumwa bwa Wagner na Jonas, ariko Ellen White yahise abwita ubutumwa bwa marika wa gatatu, ndetse arwanya amatora yagombaga kubanziriza gusoza kw'inama ngo batore ko ubutumwa bwa Wagner na Jonas bwanzwe ku mugaragaro. Nyuma y'inama yakiriye amayerekwa menshi avuga ko umwuka utagombaga gusukirwa abantu banze kwizera Yesu bakamurutisha amategeko. Inama yari itegereje umwuka wera yasoje Ellen White ababwiye ko nta mwuka bakibonye igihe banze ubutumwa bwiza. Imyaka yakurikiye 1848 Ellen White na Wagner na Jones bakoranye umurimo mu bihugu bitandukanye babwiriza gutsindishizwa kubwo kwizera. Nyuma yaje kwandika ati: iyo ubutumwa bwa Wagner na Jonas bwemerwa, ubu itorero riba rimaze imyaka myinshi mu ijoro. Utumvikana ku nyigisho runaka byo byarakomeje, ndetse Wagner na Jonas baranzwe no kujya bava mu itorero ariko bakagaruka. Ariko itorero ry'Abadiventiste ryari rimaze guhinduka idini, ryashinje Wagner kugwa anavanwa mu Bwongereza aho yabwirizaga ubutumwa. Birushaho kuba bibi aho atandukanira n'umugore we agashaka umwongerezakazi. Wagner yatabarutse mu mwaka w'1916, umwaka umwe nyuma ya Ellen White. Atabaruka akiri umwarimu mu ishuri ryo ku Isabato kuko ntiyigeze ava mu Badiventiste burundu. Naho Jonas yatabarutse mu mwaka w'1929 atakiri umudiventiste guhera mu mwaka w'1909. Kuva abavuyemo kugera apfuye ntiyasibye gusohora inyandiko zishinja itorero kuyoba no kwanga ukuri, kandi naryo ntiryasibye kumwingingira kubagarukamo. Ellen G. White yakomeje guhamya ko nubwo Wagner na Jonas badukanye izindi nyigisho nawe atashyigikiye, ariko izambere zo zari zo kandi ari zo jwi rya marika wa gatatu, kandi ko niba itorero ribwanze ridakwiriye gukomeza kuba itorero ry'Imana. Umuvugabutumwa ukomeye witwaga Kirigo niwe washinjwe kwigisha Wagner na Jonas abaha inyigisho z'ubuyobe zitwa pantheism bakazinywa nk'amazi. Itorero ry'Abadiventiste ryakomeje gucikamo ibice uhereye mu ntumwa zaryo zikomeye kugeza ubwo ubu habarirwa ibinyacumi by'amadini byabasohotsemo. Mwakoze cyane kubana natwe. Ibyo twavuze byose twabikuye mu gitabo Return of the Letter cya Ron Donfield, umukozi mu nzu y'ibitabo yitwa James White Library iri muri Andrews University. Nawe yifashishije inyandiko nyinshi tutagarutse muri iki kiganiro. Turabashimiye kandi tubifurije kugira imyumvire myiza. Uwo mwumvaga ni Nkurunziza Bakata. Yesu mucunguzi wanjye, niwe byishimo byanjye, ni wowe unyugoboka mu bihe
umucunguzi wanjye, niwe ndirimbo yanjye, nta yindi nshuti nabona nagereranya